nkundira ngo ukunde niwanga ugende. Suhuje abantu mwese mwamugariye ku rugamba rw'urukundo. Wenda umunsi umwe tuzabona abadukunda nitubabura kandi tuzapfa nyine nta kundi. Nuko nguko ubuzima buteye, ariko rero reka nkwibwirire kano kantu: iyo umuntu atari wo kuguma mu buzima bwawe azakomeza akubabaze kugeza igihe uzagira umutima ukomeye wo kumureka. Oya, ibi nabyo sibyo. Nkundira ngo ukunde niwanga ugende. Njya nibaza, ese ni ukubera iki iyo umuntu umubwiye yuko umukunda atabiguhera agaciro ngo abigukundire, ariko rero wamubwira yuko umwanga akabiha agaciro kurenza ibindi byose? Oya, ibi nabyo sibyo. Nkundira ngo ukunde niwanga ugende. Njye nitwa Eddy Kelody. Ntabwo mfite impamvu yatuma nsiga umuntu mu rukundo, ariko mfite impamvu yatuma nsiga umuntu utazi agaciro kanjye mu rukundo. Nkundira ngo ukunde niwanga ugende. Impamvu naretse gukomeza gushyiramo imbaraga mu bana wanjye nawe si uko nabaye umunyantege